Middle class ni ishuri ry'ubutwari, bright moon itanga urumuri. Teacher Esperance dutoza neza, tugakura turi indashikirwa. Imfurayase Brian umuhanga mu mibare yandika neza, agatanga ibisubizo byiza. Gashemeza Geoffrey ni umwana w'umuhanga, ni umwana uzi gutekereza, ufite impano. Umwari Seline w'umutima mwiza cyane, arubaha kandi aritonda cyane. Cyamoro ni intwari y'ibitekerezo, yerekana ubwenge mu masomo. Middle class turanyuzwe, turi abana beza twese turatsinda. Bright moon itwigisha urukundo nk'ikizere, twese turi abana beza ntacyo dutinya. Musore Ayivani ni umuhanga w'amahoro, atuma twese tugira umunsi mwiza. Kamwine Niniyasi azi gusoma neza, ijwi rye riratuje rihumuriza bagenzi be. Izere Nikole ni umunyamahoro, atabara buri wese na buryarya na bukere. Gasaro Bless aririmba neza, afite impano yo kudususurutsa. Teta Claudette arangwa n'isuku n'ikinyabupfura. Teta Claudette arangwa n'isuku n'ikinyabupfura. Onore akunda gusobanuza, ni intangarugero mu kugirira abandi neza. Niyonkuru Reponse itwara neza buri gihe, akunda ishuri kandi akunda abarimu be. Biga class n'izuba birasa buri munsi, dufite umutima w'urukundo n'ubupfura. Teacher Esperance ni nk'umubyeyi wacu, aturera neza tukazamuka nk'inyenyeri. Bright moon iduha icyerekezo, Middle class turi ejo hazaza, turi indatwa, turi icyizere cy'u Rwanda. Cyamoro iduha icyerekezo, Middle class turi ejo hazaza, turi indatwa, turi icyizere cy'u Rwanda.